Ni mu gihe benshi bakomeje kwibaza ku masezerano ya Washington ibiganiro bya Doha ndetse n'ubuhuza bw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Ni mu masaha yashize hongeye kugaragara ibimenyetso bishya ariko nanone bishobora kongera guhindura uko ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gikomeje kurebwamo. Ibi rero ntabwo byavuye gusa ku rugamba rukomeje mu burasirazuba bwa Congo, ahubwo biri no ku rwego rwa diplomasi aho abayobozi bakomeye ku mugabane wa Afrika bakomeje kugenda binjira muri iki kibazo. Natangiye nkubwira ko ari mu masaha yashize ku munsi w'ejo Cardinal Fridolin Ambongo n'umwe mu bafite ijambo rikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ari kumwe n'umunyamabanga mukuru wa Senko Musenyeri Denis bagiriye uruzinduko rutunguranye i Brazzaville maze bakirwa na Perezida wa Repubulika ya Congo Denis Sassou Nguesso. Ibi rero ushobora kubyumva nk'ibintu bisanzwe, ariko kandi ndakwibutsa ko mu minsi yashize nibwo Rwanda updates yakugejejeho inkuru yemeza ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nawe ko yagiriye uruzinduko muri iki gihugu. Ibi rero bibaye nyuma y'uko nyine uyu Sassou Nguesso yari amaze kugirana ibiganiro na Perezida Tshisekedi, ibintu bituma benshi bibaza impamvu umukuru w'igihugu cya Congo Brazzaville akomeje kugenda agaragara nk'umwe mu bantu nabo bashobora kuba bagiye kugira noneho uruhare mu gushaka ibibazo bikomeje kugaragara imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nyuma ya Sebarundi, ni nyuma kandi abandi bayobozi batandukanye Angola n'ibihugu by'abanyamahanga. Ariko nanone siyo nkuru yonyine tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya. Ni mu gihe Brazzaville nyine hari ibiganiro by'amahoro n'ibya politiki ku butaka muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka mu baturage ndetse no mu miryango ya societe civile akavuga ko habonetse urujya n'uruza rukomeye rw'ingabo zerekeza mu misozi miremire ya Minembwe. Ibyo ntabwo byavuzwe gusa kubera ko birajyana n'amashusho ndetse n'amafoto menshi byagiye hanze hagaragara imirongo myinshi y'abasirikare. Koko ni amakuru avuga ko umutwe w'ingabo wa M23 na twirwaneho ngo baba batangiye kwerekeza muri ako gace, ibintu bishobora kongera guhindura isura y'imirwano ni ku murongo wa Uvira Mwenga na Fizi. Amakuru ajya hanze akemeza ko nyuma y'uko abayobozi bakuru ba M23 basuye iki gice, ni nyuma kandi yifatwa ry'ibice bitandukanye harimo na Poezero, ba 23 na twirwaneho bashobora kuba ngo batangiye kongera imbaraga muri icyo gice, ibikomeje gutuma noneho benshi bagira ubwoba ko uyu mutwe ushobora kuba ugiye kwerekeza koko mu mijyi ikomeye nka Baraka. Ni muri icyo gihe kandi umuyobozi w'ingabo za FARDC nawe yasohoye itangazo ridasanzwe. Ubu buyobozi burasaba abasirikare bose bari ku rugamba guhagarika gukoresha telefone zigezweho mu buryo butemewe cyangwa se smartphones zigiye gucibwa ku rugamba. FARDC ikavuga ko telefone imwe gusa ishobora gutuma umwanzi amenya aho ingabo ziherereye, bikaba rero byashyira mu kaga ubuzima bw'abasirikare ndetse bikanadindiza ibikorwa bya gisirikare. Izo ngamba zije mu gihe imirwano ikomeje gukaza umurego kandi mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko turabigarukaho muri updates n'ubundi z'uyu munsi. Ni mu ijoro ryo kwa 9 Nyakanga abaturage bo ku mupaka wa Masisi Warikare bongeye kubyutswa n'urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje, ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 n'ihuriro rya leta. Amakuru akomeje kugenda atangazwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze akavuga ko imirwano yamaze amasaha 3, abaturage benshi bagahungira mu ngo zabo, ni mu gihe abandi bahungiye mu bigo nderabuzima, abandi bahungira mu mashyamba, abandi bahungira mu bice bakeka ko bishobora kuba bifite umutekano kubera ubwoba. Ariko se mu by'ukuri niki cyahurije hamwe cyangwa se niki cyatumye uru ruzinduko rwa Senko i Brazzaville rwongera kuvugwaho cyane? Urujya n'uruza rw'ingabo muri Minembwe kuki rwongeye kuvugisha benshi, ubutumwa bushya bwa FARDC ndetse n'imirwano yongeye kubura hagati ya Masisi na Warikare, ibyo byose kuki bikomeje kugenda bigarukwaho? Ese haba hari impinduka zikomeje kuba ku rwego rwa diplomasi no ku rwego rwa gisirikare, ariko nanone bikaba bishobora wenda kugira ingaruka ku nzira y'amahoro? Reba hasi handitse subscribe. Muri iyi nkuru yacu tugiye kubasesengurira izi ngingo zose ngarutseho imwe ku yindi. Turaza guhera ku rugendo rwa Senko i Brazzaville, dukomereze ku makuru y'umutekano mu bice bya Minembwe, imirongo miremire y'abasirikare yagaragaye. Turaza kureba impamvu FARDC ikomeje kuburira abasirikare bayo ko ikoreshwa rya telefone rishobora gutuma umwanzi akomeza kubataka no kubatsinda. Hanyuma dusoreze ku mirwano ikomeje guhindura isura mu bice bya Masisi na Warikare, nicyo bishobora gusobanura ko hazaza h'intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mbere y'uko twinjira muri iyi nkuru mu buryo burambuye, reka tubanze twumve impamvu uruzinduko rwa Brazzaville rukomeje kuvugisha benshi.
ni kuri uyu wa 9 Nyakanga 2026 perezida wa Repubulika ya Congo Denis Sassou Nguesso yakiriye mu biro bye Cardinal Fridolin Ambongo arikepiskopi wa Kinshasa utari wenyine, dore ko yari kumwe na Musenyeri Donatien Nshore n'umunyamabanga mukuru wa Senko cyangwa se inama nkuru y'abepiskopi Gatolika bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kandi rero imyaka myinshi ishize yabaye umwe mu bakinnyi ndavuga iyo Senko cyangwa se Kiliziya Gatolika bakomeje kugaragara ko bakomeye mu bibazo bikomeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'ubuhuza muri iki kibazo. Si ubwa mbere Senko kandi gize uruhare mu gushaka ibisubizo by'ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kubera ko mu bihe bitandukanye yagiye bumuhuza hagati y'impande zitandukanye za politiki ndetse ikanagira uruhare mu masezerano akomeye harimo nk'ayiswe Saint Sylvestre. Ariko uru ruzinduko rw'uyu munsi rwaje mu gihe ibintu byongeye gukomera. Ni nyuma y'ibiganiro byabaye hagati ya Sassou Nguesso na Cardinal Ambongo. Musenyeri Donatien Nshore yavuze ko ibiganiro byabo byibanze ku bibazo bibiri bikomeye. Icya mbere nuko basuzumye uko politiki ya Congo ihagaze muri iki gihe. Icya kabiri baganiriye ku buryo amahoro ashobora kongera kuboneka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nshore yavuze ko Sassou Nguesso ngo yabanje kugirana ibiganiro na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, hanyuma kandi nyuma y'ibyo biganiro bagiranye n'ibyo bagiranye kuri telefone nibwo noneho yakiriye izi ntumwa za Senko. Yongeyeho ko Perezida wa Congo Brazzaville yahaye izi ntumwa inama n'ibitekerezo ku buryo urugendo rwo gushaka amahoro rwakomezamo. Ibi byatumye bamwe mu basesenguzi bongera kwibaza niba Sassou Nguesso cyangwa se Nguesso yaba nawe agiye kwinjira noneho mu rugendo rw'abahuza ku kibazo cya Congo kuri ubu ngubu rumaze kuba akaduruvayo ndetse n'imvange. Babihuriza ku kuba uru rugendo rukomeje kugaragaramo benshi. Murabizi ko twavuze kuri perezida w'u Burundi kuri ubu niwe wari umaze iminsi avugwa cyane, n'ubwo ibyatangajwe na n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bigaragaza ko ibijyanye n'ubuhuza bwe bishobora kutazagera kure. Hari Angola, hari ibihugu bitandukanye byo muri EAC, twagiye tubona Togo nk'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, twabonye Qatar, twabonye Doha, ni henshi cyane twagiye tuvuga. Kuri ubu ngubu rero na Congo Brazzaville nayo yinjiye muri abo bakinnyi. Impamvu iki kibazo gifite uburemere nuko mu mezi ashize ubuhuza bwagiye buhinduka nyine inshuro nyinshi. Twagiye tubona abo bahuza bose, ariko kandi nta numwe wigeze agira icyo ageza kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu buryo bufatika, uretse wenda Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar byibura batumye M23 ihagarika umuvuduko mu gukomeza kwigarurira ibice bitandukanye. Ndetse ku nshuro ya mbere tunabona Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yicarana ku meza nabo yavugaga ko ari umutwe w'iterabwoba bataganira. Ni muri ibyo byose nyine Nguesso nawe yamaze kugaragara muri iyi dosiye ya Congo. Niyo mpamvu kongera kwicara kwa Cardinal Ambongo na Nguesso cyangwa se kubakira aho ngaho i Brazzaville muri iki gihe byatumye hongera kwibazwa byinshi, abandi bagakomeza kwibaza uko Tshisekedi azarangiza iki kibazo. Ariko kandi ni mu gihe ibiganiro byari bikomeje ku rwego rwa diplomasi ku butaka, aho ibintu byari bikomeje kugenda mu kindi cyerekezo. Amakuru aturuka mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko habonetse urujya n'uruza rw'abasirikare benshi berekeza mu bice bya Minembwe, ibigaragaza neza ko iki gice gishobora kuba kigiye kubona umusada. Ni amakuru arimo gutuma impungenge zongera kwiyongera ko imirwano ishobora kuba igiye gufata indi ntera, yewe rero n'imijyi itandukanye ikaba yafatwa. Ni mu gihe Brazzaville abakuru ba Kiliziya Gatolika bakomeje kuganira n'umukuru w'igihugu cya Congo Brazzaville ni ko hazaza amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku butaka, aho ibintu byari bikomeje indi shusho. Amahoro aracyaganirwaho ku meza ya diplomasi kandi hashize igihe kirekire, ariko mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo haravugwa imyiteguro mishya ya gisirikare ishobora kongera guhindura isura y'urugamba. Amakuru aturuka mu baturage muri teritwari za Uvira na Mwenga ndetse akanemezwa n'abagize societe civile muri utwo duce aravuga ko ku mugoroba wo kuri uyu wa 4 tariki ya 9 Nyakanga habonetse urujya n'uruza rw'ingabo nyinshi cyane mu midugudu ya Rubuga uherereye mu bwami bwa Bafurero. Uwo mudugudu ayo makuru akavuga ko umutwe munini w'ingabo ni imirongo myinshi cyane rwose, amashusho n'amafoto byagiye hanze, n'abasirikare ngo babarizwa muri batayo enye ngo bagaragaye bagenda n'amaguru berekeza mu misozi miremire ya Minembwe. Nk'uko aya makuru abivuga, ngizi ngendo zigamije kongera imbaraga mu bice bigenzurwa na twirwaneho, ariko kandi no gukomeza gutegurira abasirikare kwerekeza mu bice bishya harimo n'umujyi wa Baraka.
Hari abaturage bavuga ko urubyiruko rwo muri ako gace ngo rwaba rwasabwe ngo gufasha gutwara ibikoresho bya gisirikare, abo basirikare berekezaga mu bice bitandukanye, kandi ngo urwo rubyiruko rwasabwe gutwaza abo basirikare ba M23 ngahitwa Musobyo, Mikenge ndetse na Minembwe. Ni amakuru akomeje gukwirakwizwa n'inzego z'ibanze, abaturage bo muri ako gace, gusa kugeza ubu nta ruhande rwigenga ruremeza koko niba M23 yasabye urwo rubyiruko kubatwaza. Icyakora cyo kuba aya makuru akomeje kuvugwa mu gihe mu minsi yashize habaye imirwano ikomeye cyane mu bice bya Mikenye na Poezero, biratuma benshi batangira kwibaza niba noneho ari icyiciro gishya cy'ibikorwa bya gisirikare kirimo gutegurwa cyangwa se kwigarurira ibigitandukanye. Abasesenguzi bakavuga ko Minembwe ifite agaciro gakomeye cyane ku mpande zose zihanganye ndetse na Poezero. Ni agace twavuga ko kuri ubu ngubu gashobora kuba kagenzura ibindi bice bitandukanye, ahanini bijyanye n'uko kabarizwa mu misozi ubureba ibice bitandukanye. Ikindi kandi kuba kano gace kongeye kuvugwamo urujya n'uruza bivuzwe mu gihe n'ubundi umutwe wa M23 urimo gushinjwa gutekereza kugaba ibitero ku mujyi wa Baraka. Iyo impande zombi zongereye ingabo muri ako gace, akenshi aba ari ikimenyetso cy'uko zirimo kwitegura ibikorwa bishya cyangwa se wenda zishaka gukomeza gufata ibice bitandukanye bifite akamaro ku rwego rwa gisirikare. Ni nayo mpamvu amakuru y'urujya n'uruza akomeje gukurikiranirwa hafi, kandi akaba yongeye gutuma ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abakurikiranira hafi y'intambara bongera gucika muri urondogoro. Hari ikindi gituma aya makuru akomeza guteza impungenge. Murabizi neza ko mu minsi yashize nibwo twirwaneho na M23 batangaje ko bafashe Poezero, Mikenye ndetse n'ibindi bice bitandukanye berekeza mu mujyi wa Baraka. Ku ruhande rwa FARDC nabo bemeje ko hakomeje kugaragara imbaraga nyinshi ku ruhande rwa M23 no kongererwa umusada, ibituma FARDC ikomeza gutabaza imiryango mpuzamahanga ko M23 idashaka guhagarika imirwano. Ni mu gihe amakuru akomeje kuvuga ko ingabo zirimo kwerekeza muri ibyo bice, ubuyobozi bwa FARDC nabwo bwatangiye gusohora amatangazo aburira ingabo zabo. Ku butaka amakuru akomeje kuvuga urujya n'uruza rw'ingabo ndetse n'impungenge z'uko imirwano ishobora kongera gukaza umurego. Ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nabwo bwafashe icyemezo cyakuri ibitekerezo bya benshi. Kuri uyu wa 9 Nyakanga 2026, umuvugizi w'agateganyo wa FARDC Lieutenant Colonel Mark Hazukai yasohoye ubutumwa bwo kwibutsa abasirikare bose bari mu bikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko bakwiriye kwitwararika cyane. Hanyuma rero ibijyanye n'ikoreshwa rya smartphone ku rugamba byo ngo bakabyibagirwa cyangwa se bakabisiba mu mitwe yabo. Iyo usomye neza iri tangazo ubona ko atari ubutumwa busanzwe bwo kwibutsa amabwiriza cyangwa se wenda kwibutsa abasirikare, ahubwo ni ubutumwa bugaragaza ko ubuyobozi bwa FARDC bubona ikoreshwa nabi rya telefone nk'ikibazo gikomeye gishobora gushyira ubuzima bw'ingabo mu kaga no gukomeza gutsindwa. FARDC ivuga ko telefone ifunguye cyangwa se ikoreshwa mu buryo butitondewe ngishobora gutuma umwanzi amenya aho abasirikare baherereye. Iyo bibaye bityo ngo umwanzi abashobora gukoresha ayo makuru maze ngakagaba ibitero akarasa ku birindiro cyangwa se wenda ngagategura ibindi bikorwa bya gisirikare. Ibindi kuvuga byanditse muri iri tangazo. Niyo mpamvu ubuyobozi bwa FARDC bwasabye abasirikare kwirinda gukoresha telefoni batabiherewe uburenganzira, ahanini bijyanye nuko kandi bashobora mu gufata amashusho cyangwa se amafoto yakifashishwa n'umwanzi. Bwanibukije ko kutajya basangiza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se wenda ubutumwa bugufi amakuru yerekeye aho bari, aho berekeza, umubare w'ingabo, amashusho y'ibikorwa bya gisirikare cyangwa se andi makuru ashobora gufasha umwanzi. Ubuyobozi bwa FARDC bwasabye kumenyesha abakuru babo umuntu wese bakeka ko yaba arimo gutanga amakuru ashobora gushyira ibikorwa bya gisirikare mu kaga. Hari interuro imwe muri iri tangazo mbona ko yongeye gukurura ibitekerezo bya benshi. Hari aho FARDC yagize iti telefoni imwe gusa ikoreshejwe nabi ishobora gushyira mu kaga umutwe wose w'ingabo, kandi iteka ryose mugomba kwibuka uwo duhanganye. Iyo nteruro ubwayo yerekana uburemere ubuyobozi bwa FARDC bukomeje guha iyi ntambara y'ikoranabuhanga, byose bikajyana nuko koko ku mbuga nkoranyambaga umunsi ku wundi tubona abasirikare ba FARDC bagaragaza uko barimo kurwana urugamba cyangwa se uko barutsinze n'ibindi bikorwa bitandukanye bagenda bakorera ku rugamba, iteka ryose nibo babishyira hanze. Ni mu ntambara rero z'iki gihe gutsinda ntabwo bishingira gusa ku mubare w'abasirikare cyangwa se wenda ku ntwaro, ahubwo binashingira ku makuru.
Ni nayo mpamvu rero ibihugu byinshi ku isi byakomeje gukaza amabwiriza abuza abasirikare gukoresha ibikoresho by'itumanaho mu buryo butagenzuwe neza. Ibi kandi bikanagaragara no mu mutwe witwaje intwaro wa M23, na cyane ko bigaragara neza ko ari igisirikare kirwana nk'igisirikare cy'igihugu, kuko ntabwo ushobora kubona abasirikare ba M23 bagaragaza ibyo barimo gukora ku rugamba, ahubwo kenshi uzabona amashusho yabo gusa mu gihe bageze mu bice runaka cyangwa se bishimira intsinzi. Abasesenguzi bakavuga ko iri tangazo rishobora gusobanurwa mu buryo bubiri. Icya mbere rishobora kuba rigamije gukumira amakuru akomeje kujya hanze yerekana aho ingabo ziri cyangwa se ibikorwa zirimo gukora, byose bikajyana nuko kuri ubu ngubu urugamba rushobora kuba rugeze aho rukomeye, bijyanye nuko mu gihe M23 yaramuka ifashe uyu mujyi wa Baraka byahagarika ibikorwa bya gisirikare ku kigero runaka muri Kivu y'Amajyepfo. Icya kabiri rishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko ubuyobozi bwa FARDC bushaka kongera gukaza ubwirinzi bw'amakuru ya gisirikare ni mu gihe ibikorwa ku rugamba nabyo bikomeje kwiyongera. Icyakora cyo ni mu gihe ubuyobozi bwa FARDC burimo gukaza amabwiriza ku basirikare babwo, ni ku rundi ruhande ku rugamba ho amakuru arerekana ko imirwano idateze no guhagarara. Ni mu ijoro ryakeye abaturage bo ku mupaka wa Masisi na Walikale bongeye kotswa igitutu maze babyutswa n'urusaku rw'amasasu n'imbunda ziremereye. N'imirwano yamaze amasaha menshi iteza ubwoba abaturage ndetse inongera impungenge z'uko intambara ishobora gukomeza kwaguka. Ese mu by'ukuri ni iki cyabaye hagati ya M23 n'uruhande rwa leta Masisi Walikale? Ni izihe ngaruka abaturage bavuga ko iyi mirwano yabagizeho? Kandi se ibi byose bishobora kuvuga iki ku hazaza h'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo? Amakuru yatanzwe n'abayobozi mu nzego z'ibanze avuga ko imirwano yatangiye ahagana ku isaha y'isa 5 z'ijoro ikomeza kugeza mu rukerera. Ni nyuma yuko ayo makuru agiye hanze, abarwanyi ba Wazalendo na FARDC ngo bagabye ibitero icyarimwe ku birindiro bitandukanye bya M23. Imirwano ngo yibanze cyane mu bice bya Kalembe, Kalonge ndetse no mu bice ngo bya Kivuye na Mpati. Ibi bice bisanzwe bifite akamaro mu rwego rwa gisirikare kuko biragenzura inzira zihuza Masisi na Walikale. Abaturage bakavuga ko muri ayo masaha nyine yose ngo bamaze bumva iyo mirwano ngo nta numwe wigeze agoheka kuko bahungiye mu bice bitandukanye bakekaga ko bishobora kuba birimo amahoro n'umutekano. Bamwe muri bo ngo bazengurutse mu ngo zabo, abandi bihisha mu nzu, abandi bashaka aho bakinga umusaya bagaruka mu gitondo. Ni nyuma y'urusaku rw'imbunda nyine ziremereye zumvikanaga aho ngaho. Ariko nubwo bwose habayeho ituze ry'akanya gato, ubwoba kuri ubu ngubu ntabwo burashira mu baturage. Abatuye muri aka gace bakomeje kuvuga ko mu byumweru bibiri bishize bakomeje kumva urusaku rw'imbunda hagati y'abahanganye. Abana benshi ntabwo babashije gukomeza kwiga nk'uko bisanzwe. Abahinzi ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi cyangwa se ibikorwa bijyanye no kwiteza imbere barabihagaritse. Abacuruzi nabo bakavuga ko ibikorwa byabo byadindijwe n'umutekano muke. Ibi byose byabaye nyuma y'ibindi bikorwa byavuzwe mu cyumweru gishize. Amakuru yaturutse mu bice bya Kasake, Shangi, Rukenge ndetse no mu bindi bice bitandukanye na yakemeza ko n'ubundi muri ibyo bice bya Kivu y'Amajyaruguru k'imirwano ikomeje kandi buri munsi. Hari raporo z'ubuyobozi bw'aho hantu zivuga ko abantu nibura 26 ko bapfuye muri ibyo bikorwa. Hari abavuga ko abapfuye ngo bagiye bagwa mu ngo zabo kuko zatwitswe, abandi bagahitanwa n'ibitero bya za drone. Icyakora cyo nk'uko bisanzwe mu ntambara mu burasirazuba bwa Congo, impande zitandukanye zikunze gutanga amakuru zitandukanyije ibivugwa. Uruhande rumwe rukavuga ko ari urwakoze ibi, urundi rukavuga ibi, cyangwa se buri ruhande rukavuga ibyo rushaka cyangwa se ibyarwo, kandi ntabwo amakuru yose aba yagenzuwe n'inzego zigenga. Ni nayo mpamvu ari ngombwa gukomeza gukurikirana aya makuru aturuka mu mpande zose, ni mu rwego rwo kugira ngo tujye tubagezaho amakuru afatika. Ari nayo mpamvu bibona neza ko iteka ryose mu gihe uruhande runaka rubifitiye uburenganzira rutangaje amakuru n'abagejejeho, nihutira kugaruka kugira ngo nyanyomoze cyangwa se nyemeze. Ariko kandi hari ishusho imwe ikomeje kugenda igaragara iyo urebye aya makuru yose tugarutseho aranga ibyaravuzwe muri iri joro cyangwa se n'ibyabaye ku munsi w'ejo. Ni ku ruhande rumwe hari diplomasi ikomeje gushakisha amahoro, ni nyuma yuko tuvuye za Burundi tukajya Angola, ubu ngubu twerekeje Brazzaville. Ku rundi ruhande hari ibikorwa bya gisirikare bikomeje kwiyongera, imirongo myinshi y'abasirikare ba M23 bagiye gutanga umusada muri Kivu y'Amajyepfo. Sassou Nguesso yakiriye Senko mu rwego rwo kugira ngo bashakishe amahoro.
ibyo ngibyo nibyo mvuga bikomeje kugenda biba mu byumba by'abadiplomate cyangwa se mu byumba by'abayobozi batandukanye n'abanyacyubahiro batandukanye, abaperezida n'abandi. Hari amakuru y'urujya n'uruza rw'ingabo mu bice bya Minembwe. Hari FARDC irimo gukaza amabwiriza ku basirikare mu rwego rwo kugira ngo birinde amakuru y'urugamba ko yajya hanze. Ikindi kandi hari imirwano ikomeje kwiyongera muri Kivu y'Amajyaruguru, ni mu gihe muri iyi minsi turi kwibanda cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Iyo rero uhurije hamwe aya makuru yose ubona ko ikibazo cya Congo gikomeje kuba mu masangano y'inzira ebyiri. Hari inzira ya diplomasi aho amahanga akomeje kugerageza guhuza impande zihanganye, hakaba n'inzira ya gisirikare aho ku butaka buri ruhande rukomeje gushaka gukomeza imyanya yarwo ndetse no kugerageza kugira ngo barashakishe uko bakaguka cyangwa se bafata ibice bitandukanye. Ikibazo gikomeye rero si ukumenya gusa ibikomeje kuba uyu munsi, ibyabaye ejo cyangwa se biza kuba mu kanya, ahubwo ni ukumenya niba ibiganiro bikomeje kubera mu byumba by'inama byibura bizihuta kurusha amasasu akomeje kuvuga ku rugamba. Kuko amateka y'akarere nakunze kubigaragaza agaragaza ko igihe diplomasi itinda gutanga ibisubizo akenshi bibera ku rugamba nabyo bikomeza kugenda bihindura uko ibiganiro bizagenda. Ni mu minsi iri imbere amaso ya benshi azakomeza kwerekezwa mu burasirazuba bwa Congo. Abaturage bazaba bategereje kureba niba haziyongera ibiganiro cyangwa se niba haziyongera imirwano. Ni naho rero hazagaragarira niba inzira y'amahoro irimo kuvugwa n'ubuhuza bukomeje kugenda buhinduka umunsi ku wundi, niba wenda hari icyo buzahindura ku butaka cyangwa se niba intambara zizakomeza kwandika amateka mashya muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana nk'ibisanzwe.